Reka tubasuhuze abakunzi barinda ubuzima club, abakunzi barinda ubuzima murabibona ni tumenye twige twirinde. Birasaba rero ko kwiga amasomo tubigira ibintu nyine bifatika. Twasaga naho dusanzwe dufite nyine ibyigisho bijyanye n'ubuzima cyane, ariko ubuzima bwe ntibuba bwonyine, waba uri kumwe n'ubuhinzi, waba uri kumwe n'ubworozi, waba uri kumwe n'ubumenyi bwo gutegura amafunguro, kandi ibyo abantu bahinga cyangwa ibyo bateka bisaba kubihaha, guhahakazamo amafaranga, ubwo ko ubumenyi bw'ubukungu nabwo ari bwiza. Byatumye dutekereza ko twashyiraho gahunda y'amasomo y'icyumweru kugira ngo bidufashe, maze ayo masomo ayo kuwa mbere abimburirwa no gukoresha neza itangazamakuru. Murabona ko n'uburi bwura kuri za platform dukoresheje WhatsApp group, iyo ni itangazamakuru, kumenya uburyo bwiza bwo gukoresha itangazamakuru. Twabonye ko ari ikintu cy'ingenzi, tubona ko ari ikintu cy'ingenzi, tuzakomeza tunyere tunabyiga, rimwe tubigeho inama twebwe ubwacu, rimwe twatumaho n'abanyamakuru b'umwuga batuganirizeho. Mbese itangazamakuru ni ikintu kiri kugenda kigira impinduka ku isi. Ukwiriranya amakuru rimwe bikaba byanarema n'urugomo cyangwa se imyumvire mibi. Nk'ubu tuvuga ibyerekeranye n'ubuzima, buri wese aravuduka akajya kuri Google akahavana ibintu, ubwo bikaba bihindutse ukuri, nkaho wagira ngo abantu bose bandika kuri Google ni aba expert. Mu gukoresha itangazamakuru tuzagenda tureba ibintu bitandukanye, turebe n'izihe mvugo byakabaye nziza gukoresha mu itangazamakuru, ariko n'izihe zigomba kwirindwa. Ni irihe tandukaniro ry'abanyamakuru b'umwuga n'aya makuru asanzwe dutoragura mu nzira. Hanyuma tunarebe twebwe mu gihe turi gukoresha itangazamakuru hano, tugahuza amakuru, dukwiye kwirinda iki, dukwiye gukora iki. Ibi tubireba muri izo nyigisho zikorwa kuwa mbere, ubwo muri ya masaha tuzatuba twemeranijwe, turibuze kwemeranywa. Hanyuma kuwa kabiri hari imirire myiza, umuryango n'imibereho y'abana. Mu mirire myiza rero murumva niho tuzagenda tuganirira ibyerekeranye no kurya nyine, imirire myiza, kumenya gutegura amafunguro neza kandi yunganira ubuzima, kwiga ibintu bijyanye n'intungamubiri, ibintu nk'ibyo. Imirire tuzayirebaho, noneho turebe no gutegura neza amafunguro aho mu miryango, tuzabireba. Abana, umwana rero ni umutware. Umwana ntabwo ari umutwaro, ahubwo ni umutware. Tuzahora dutekereza umwana, imirire ye, ibihano akwiye, cyagiye bisabye ko uhana umwana ariko tukwiye kumuhana. Ibyo tuzabireba. Tuzaganira ibiganiro byinshi bijyanye n'imirire myiza, umuryango n'imibereho y'abana, kandi tuzatumira abahanga mu burezi, abatangabuhamya, baduha ubuhamya. Tuzaganira ibintu bitandukanye. Kuwa gatatu rero tuzatuganira kuri bimwe mu bimera n'akamaro kabyo. Bimwe mu bimera n'akamaro kabyo. Ibimera kuva hambere aha, ibimera byari bifite agaciro gakomeye. Tuzabiganira rero, tubisubiremo, turebe ibyiza byabyo, kandi byanze bikunze hazavamo ikintu. Bimwe mu bimera n'akamaro kabyo, ubwo harimo kubisarura, harimo kubibika, harimo kubitegura, harimo kubikoresha, harimo kumenya ibibujijwe, harimo kumenya, mbese tuzarebamo ingingo zitandukanye mu byerekeranye n'ibimera bitandukanye, kumenya ibice bikoreshwa, gukoresha amababi, gukoresha imizi, gukoresha indabyo, gukoresha biriya bishishwa gutyo. Ibimera nabyo tuzabijya tubiganiraho. Ubwo aho ni kuwa gatatu. Kuwa kane rero tuzajya twigamo, tuzajya tugiza amaso muri gahunda za rinda ubuzima zitandukanye, tuzihuza na gahunda za leta. Hahandi umuntu wa hano muri rinda ubuzima
niyo wa mbere wakabaye ari mu isuku n'isukura, niyo wa mbere wakabaye yumva neza uburyo bwo kurwanya imirire mibi, ni uwa mbere wakabaye agira ubwitabire ku muganda, ni uwa mbere wakabaye yitabira inteko z'abaturage. Niwe muturage rwose w'ingenzi, nubwo dufite n'ahari tubyiga, ariko n'ahangaha tuzagenda tugerageza guhuza izi gahunda zacu n'iz'igihugu, tugenda tuba updated, duhuza amakuru rwose akwiriye, imyumvire yacu igende irushaho kuzamuka, cyangwa se n'ibinazamutse ijye mu bikorwa mu buryo bukwiriye. Dukwiye kuba abaturage b'imbonera n'inyenyeri kurusha n'abandi. Hanyuma rero kuwa gatanu hazajya habaho ikintu cyo gusubira mu masomo. Ya masomo twize guhera kuwa mbere, itangazamakuru, imirire myiza, none kuwa gatanu zatugira iyo gahunda twita gusubira mu masomo y'icyumweru. Aho ni nk'umukoro rero, kugira tureba twize ibi n'ibi, ubwo tunakira n'ubuhamya abantu bavuga binagerageje kubikoresha, ibi byarananiye, mbese n'ubundi buryo butandukanye. Aho niho rero no kuwa gatanu ho dushobora no gukora no gukoresha uburyo wenda bwa meeting ikozwe mu buryo bwa online, uburyo busanzwe bukorwamo inama abantu bakoresheje online, no tukagira n'ibyo biganiro nyungurana bitekerezo, no turi gukoresha amajwi twakira ibitekerezo tubitanga, tukaza kuhafatira n'umwanzuro, bikaba ibintu byiza. Ku isabato nahisemo ko nabyo kandi twakomeza tukabyumva n'ibitekerezo ko dukora ku ijambo ry'Imana, Bibiliya yacu, ijambo ry'umunsi, aho twaje tuganiramo ibintu bimwe na bimwe bigendanye n'ijambo ry'Imana, tukabiganiraho mu buryo budaseserezanya, mu buryo butagendana n'intambara z'amadini, mu buryo tukaganira kuri iyo myizerere nyine buhoro buhoro, kuko roho nziza itura mu mubiri muzima. Ntabwo hagira umubiri muzima gusa, roho nayo igomba kugaburirwa n'ibintu by'ingenzi. Ku cyumweru rero noneho, aha niho rero twinjira noneho muri za sije zose, ni ibiganiro nyunguranabitekerezo, ni muri za sije zose niho tuzatwakira abashaka kuvuga ku bikorwa byabo basanzwe bakora, aborozi, abahinzi, abacuruzi. Izajya niba yabaye nkanabyita workshop, n'anabyita bizaba byabaye noneho aho nyine turi buhuze ibitekerezo byose, aho abafite ibyo bazi kuguteka, mbese icyo gihe tuzaba twabagize nyine kungurana ibitekerezo. Izaba ari bizajya biba ari ni umunsi uzajya ufunguye, cyangwa se noneho nta mbibi turi bushyireho, abantu baganira ibintu byose bisanzure, amakuru ari kuvugwa mu by'amakuru muri iyo minsi, ariko mu buryo nanone bwiza bwubahirije amahitamo twahisemo yacu, mu buryo bw'ikinyabupfura. Mbese murabyumva rero, twifuza ko uru rubuga, ko iyi club yahinduka ishuri, igahinduka isoko, ikaba market, aho abantu bahuriza ibicuruzwa byabo, igahinduka ahantu ikaba nka think tank, club ikaba nka think tank, tugatwahuriza ibitekerezo, ikusanyirizo ry'ibitekerezo bitandukanye. Hanyuma ahantu hakaba no kwivura, tukajya kumva niko twakwivura dukoresheje uburyo butandukanye, kandi hakaba n'uburyo bwo kuruhura umutima binyuze mu ijambo ry'Imana. Murabyumva, tuzakomeza rero gushyigikirana. Turatekereza ko nko kugusha Twitter turimo turagenda twegera abantu bafite za Twitter cyangwa se X, yose kwa Twitter, abantu bazifite zigiye imbere, kuko yatugira na Twitter space. Noneho ubutumwa dutangira hano tukagenda no kujya tubutanga bukagera kure, abantu bakabumenya mu buryo bwisumbuyeho.
rero dutanze rwose ikaze cyane ku bantu bagiye bafite ibyo bumva bakungura bagenzi babo, bafite ubwo buhamya, bafite mbese ni free dutanze umwanya kugira ngo abantu dukomeze tuganire kandi buhoro buhoro ku buryo hagira ikivamo, tukaba tugira tuti mu mwaka uyu twari tumeze gutya, ariko muri uyu mwaka abantu bungukiyemo ibi ngibi, yenda hariho umuntu wari ufite indwara imeze gutya yari yaramunaniye ariko byaje guhinduka bigenda gutya, hari umuntu ufite business yungukiye ahangaha, hari abantu bahahuriye bahuza ubucuruzi, ni uburyo bwiza tugenda tuganira uburyo bwiza, cyane cyane ko iyo tureba mu migambi tugamije kuba twateza imbere nk'ubuhinzi ariko bwakorewe ku butaka butoya, tugateza imbere uburyo bw'imirire myiza ikurikije amategeko, tugateza imbere uburyo bwo kurengera ibidukikije, gutuma ahantu haba green kandi gusukura ahantu, gukirininga ahantu, ubukangurambaga bubuza abantu kwangiza ibidukikije. Numva iyo tugamije nidufatanya twese, umwe agakora ibindi undi agakora ibindi, tuzabigeraho. Murakoze rero, turakomeza tuganire neza ariko umugambi ni mwiza. Murakoze. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo ubihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.